uryamye ukabona zino nzozi ukazibona ku buzima bwawe kandi ukabona ari wowe biriho, biba bisobanuye ko umugisha wawe igihe kigeze ngo uwakire. Izi nzozi rero zibere maso kandi ube mu gihe cyo kwishima, ntiwongere kuzinga umunkanyari. Niba wararose zino nzozi, menya yuko umugisha wawe wicayemo, umugisha wawe wawugezemo, Imana yakwibutse, Imana yagutabaye. Tangira wishime, ube mu bihe byo gusenga, uve mu bihe byo kwiganyira, Imana iri mu ruhande rwawe. Reka nkubwire ngo Yesu ashimwe, kangusuhuza nkwifurize amahoro y'Imana, wowe ukunda kandi ugakurikirana ijambo ry'Imana hano kuri Prophet Emma. Reka nkubwire ngo umugisha w'Imana nuboneke kuri wowe udukurikirana muri byukura bagirane ya mu gitondo, kadukurikirana kandi no muri iyi saha yo kubohoka. Iyi ni ya saha yo kubohoka, isaha ya gihanuzi. Ndagarutse nanone nge ndi Prophet Emma nk'ibisanzwe. Reka nongere nkubwire ngo umugisha w'Imana nuboneke kuri wowe. Kuri wewe wakoze subscribe, Imana iguha umugisha n'ukuri. Nawe utarayikora, yikore n'ukuri. Ugikora subscribe, Imana iguha umugisha. Nawe ufatanya natwe kwamamaza ubutumwa bwiza, ukibona ijambo ry'Imana ukarishayaringa abandi, ni umugisha ukomeye cyane. Uko ubikora, Imana iguha umugisha kandi igikwagurira imbago, igukubira inshuro n'inshuro. Hanyuma rero uyu munsi tugiye kuganira hari inzozi warose, hari inzozi wabonye. Izi nzozi bikaba bisobanuye ko ugiye kubona umugisha. Hari inzozi, niba izi nzozi warazibonye, ngiye kuvuga byibuze inzozi eshatu ngiye gusobanura ku buzima bwawe. Niba warigeze uzirota, niba warigeze uzibona, izo nzozi bivuze yuko hari umugisha, byanze bikunze umugisha wawe urimo, umugisha wawe wicayemo. Itegure gushima Imana gusa nicyo gisigaye, kuko hari inzozi urota bikaba bisobanuye ko Imana ikinguye imiryango, bikaba bisobanuye ko Imana ije gukora ibikomeye, bikaba bisobanuye ko Imana iguciriye inzira. Rero izi nzozi niba warazirose ku buzima bwawe, menya ngo uratabawe kandi menya ngo uhinduriwe amateka. Iyo tuvuze inzozi, akenshi ni igice kimwe muri bimwe Imana ivuganiramo n'ubwoko bwayo. Ni igice kimwe mu bice Imana igisuramo abantu, ikavuganiramo nabo mu nzozi, kuko Imana iravuga. Twabonye abantu Imana yavuganiye nabo mu nzozi, irabasura, ibaha iyerekwa rikomeye kandi koko birangira iby'Imana yabavuzeho bisohoye. Bibiliya itwereka umugabo witwa Yosefu. Yosefu baje guhimba karosi. Yosefu yarose inzozi, Imana itugirire neza. Amaze kurota inzozi, arota bwa mbere azirotorera bene se, ati nabonye tugenda duhambira inkwi, imiba yanyiraga uwanjye usigara uhagaze. Imana itugire neza, zirotorera bene se. Arongera ararota kandi ukwezi n'inyenyeri 11 byose bimwikubita imbere, ariko ibyo byose byasobanuraga yuko azaba umuntu ukomeye, azaba umwami, akayobora bene se. Ibyo ngibyo byose nicyo byari bisobanuye ku buzima bwa Yosefu. Izo nzozi rero zaje gusohora, ntabwo nza kujya muri detaye yuko byagenze, ariko izo nzozi Yosefu yarose, izo nzozi zarasohoye. Imana itugirire neza. Tubona umwami Farawo yararose, ariko mbere gatoya yuko Farawo arota, hari abagaragu ba Farawo bari bafungiye muri gereza imwe niyo Yosefu yarafungiyemo, nabo bararose. Ubwo ndavuga Bibiliya ikitwereka ku nzozi. Abo nabo bararose, Yosefu arabarotorera, kandi uko yabarotoreye niko byagenze. Farawo rero nawe ararota, nuko habura uwo kuzisobanura, biba ngombwa ko bahamagara Yosefu. Yosefu araza arazisobanura. Imana itugirire neza, kuko ngo uburyo yari yarosemo izo nzozi bwari uburyo bwamuhangayikishije kandi bwamuteye ubwoba. Kuko mu nzozi Imana iravuga, mu nzozi Imana ibasha gusobanura ibintu, mu nzozi Imana ibasha kugaragaza ibintu. Hanyuma rero Yosefu arazisobanura kandi bigenda neza, basanga uko yazisobanuye niko kuri kandi niko byagenze. Imana y'amahoro itugirire neza. Hanyuma umwami Dariyo nawe yararose,
biba ngombwa ko daniyeli ajya gusobanura izo nzozi. Imana itugire neza. Haciye iminsi witwa daniyeli nawe arota inzozi zamuteye kwibaza, zamuteye impungenge. Biba ngombwa yuko asenga, biba ngombwa yuko azisengera kugira ngo amenye icyo zishatse gusobanura. Bibiliya itwereka yuko Imana yamwiyeretse, inzozi zirasobanuka. Hanyuma rero na n'uyu munsi Uwiteka Nyiringabo Imana aracyavugira mu nzozi, aracyavugana n'abantu be, avugira mu nzozi, aracyavugana n'abantu be, avuga akagusura mu bicuku bya nijoro. Abantu bakarota, rimwe na rimwe hari igihe urota ntubihe umwanya, hari igihe urota ukabirekera aho ngaho. Ndetse hari n'abantu barotaga ariko uyu munsi batakirota. Senga Imana uyinginge ikugarurire indoto zawe, Imana ikugarurire iyerekwa ryawe, Imana ikugarurire inzozi zawe, kubera yuko mu kurota kwawe niho Imana mwavuganiraga. Ariko Satani niba yarakunyaze ibyo bihe, urumva ukeneye gusenga kugira ngo Imana yongere kugarukeho mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'amahoro ibahereze umugisha. Hanyuma rero inzozi ya mbere uzarota ukamenya yuko igihe cy'umugisha wawe kiraje. Hari abantu benshi bagiye bambaza ngo ese ko twarose turi kumwe na perezida, twarose turi kumwe n'umukuru w'igihugu, ese bisobanuye iki? Bivuze iki ko nabonye nge na perezida turi kumwe, ndetse nkanabona yirose akenshi umukuru w'igihugu, karota perezida w'igihugu runaka? Bisobanuye iki? Bisobanuye ko Imana yagusuye, kuko hano mu isi ubundi perezida ahagararira Imana. Ubundi perezida mu isi ya hano mu isi, perezida niwe Mana, nta yindi Mana iba muri iyi si. Mu isi, ndavuga mu isi, perezida ahagararira Imana, kuko perezida wenyine mu gihugu ayoboye niwe wenyine ubasha kuvuga ijambo, ntihagire undi ubasha kurivuguruza. Kuko perezida iyo avuze ngo baho, ubaho, yavuze ngo pfa, urapfa, kuko perezida ni umunyabubasha. Mu isi, ndavuga hano mu isi, afitemo imbaraga, kuko hejuru ye nta wundi uhaba keretse Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru. Imana yonyine niyo imufiteho ububasha. Hejuru ye, ndavuga mu gihugu ayoboye, hejuru ye haba Imana yonyine. Imana ni kuko Imana yo ni umwami w'abami. Imana niyo yimika, niyo ishyiraho abami, ni nayo yemera ngo abo baperezida bayobora ibihugu, niyo ibyemera. Uriya itabyemeye ntabwo byakunda, bisaba ngo Imana ibyemere, kuko niyo yimika kandi ikimikura. Imana itugirire neza. Rero ukarota rimwe na rimwe, ukarota uri kumwe na perezida, ukarota murimo muganira, ukabona neza murimo muraganira, ukabona ndetse rimwe na rimwe hari n'uwigeze kumbwira inzozi, arambwira ati ese ko mpora mbona ndota buri gihe perezida amereza igikarito cyuzuyemo amafaranga, tukaganira ariko akampereza igikarito cy'amafaranga. Imana itugire neza. Bisobanuye iki rero? Bisobanuye ngo wasuwe n'Imana, Imana yagusuye, Imana mwaganiriye. Kandi ntabwo perezida ashobora kuza iwawe, ntabwo Imana ishobora kuza iwawe ngo igusiga uko wari umeze. Ni ukuvuga ngo niba wararose izo nzozi, ukabona urimo uganira na perezida, ukabona urimo uganira, icyo gihe waganiriye n'Imana. Imana yaragusuye, igusurira mu nzozi. Bivuze yuko igihe cyawe cyo gutabarwa ni iki ngiki, igihe cyawe cyo kwibukwa ni iki ngiki, igihe cyawe cyo gusubizwa ni iki ngiki, igihe cyawe cyo gukurwaho uburetwa ni iki ngiki, igihe cyo gukurwaho iminyururu ni iki ngiki. Ni ukuvuga ngo uratabawe, umugisha wawe wawugezemo, igihe cyo gusohorezwa amasezerano wakigezemo. We warose aguhereza amafaranga, bivuze yuko konte yawe y'umugisha w'amafaranga yafungutse, wafunguriwe konte y'umugisha w'amafaranga yafungutse. Ni ukuvuga ngo igihe cyose urose ukabona uri kumwe na perezida, biba bisobanuye ko igihe cy'umugisha wawe
cyageze. Ariko ukabona muganira neza, kuko hari n'ababorota bakarota bari kumwe na perezida, ariko ukabona arimo aragutonganya, ukabona arimo arakubwira ibintu agutonganya, ukabona yarakaye aravugana nawe ariko arimo aragutonganya. Bisobanuye iki rero? Bisobanuye ko Imana hari ibintu iri kukwibutsa gutunganya, hari ibintu utari kugenza neza. Imana irimo irashaka yuko ibyo bintu bigenza neza. Imana irimo irashaka yuko ugenda uko Imana ishaka, n'iki Imana igukeneyeho. Kuko ngo hari ibintu bitari kugenda neza mu isi y'umwuka. Imana irashaka ngo ubitunganye, Imana irashaka ngo ugorore inzira zawe, Imana irashaka ngo ugorore uko ugenda. Imana itugirire neza. Kuko ngo niba warabonye muganira ukabona yaragutonganya, ukabona afite umujinya, bivuze yuko Imana itakwishimiye. Rero reba uburyo utwayemo agakiza, ugorore inzira zawe. Ariko niba mwarahuye akakuganiriza, ubona kwishimiye, ubona museka, mukaganira kandi ubona guha inshingano. Hari igihe muganira ukabona perezida araguha inshingano, bivuze yuko imbere y'ubuzima bwawe hari akazi gashyashya, hari umugisha mushyashya ugiye kwinjiramo. Ni ukuvuga ngo hari ikintu gishya utari usanzwe ufite cyo gukora kandi ugiye gukora. Bivuze yuko Imana yakwibutse, iguhaye icyo gukora, iguhaye inshingano. Imana itugirire neza. Hari igihe muhura na perezida rwose akaguhereza inshingano. Icyo gihe rero bivuze yuko igihe cyawe cyo kubona umugisha, niba washakaga akazi, igihe cyo kukabona kikarabonetse, kandi akazi uzabona ni akazi ko hejuru, ni akazi k'umugisha, ni akazi kadasanzwe. Imana y'amahoro itugirire neza. Imana ibahereza umugisha, Imana ikugirire neza. Niba wararose ubona izo nzozi rwose, menya ngo umugisha wawe uwicayemo kandi uratabawe. Nakuvuga ngo ntabwo bisabye yuko ugomba gutegereza. Imana yo yiyiziye. Imana yiyiziye, iza mu byawe, iza iwawe, iza mu buzima bwawe, iza gukora ibikomeye ku buzima bwawe, kuko ari Imana ishobora byose. Rero Imana yiyiziye, witinya, Imana iri kumwe nawe, witinya, Imana ihagararanye nawe. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Hanyuma izindi nzozi, hari igihe warose urota watoraguye amafaranga menshi. Urota watoraguye amafaranga menshi. Uratoragura amafaranga menshi, ariko ukangutse urayabura. Nubwo aya mafaranga wayatoraguye mu nzozi, ariko wakanguka amafaranga ukayabura. Warakangutse aya mafaranga urayabura. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko umugisha wawe, igihe cy'umugisha wawe, ayo mafaranga wayarose mu nzozi, ariko nubwo wayarose mu nzozi, bivuze ko igihe cyo gufungurirwa isoko y'umugisha wo kubona amafaranga kirageze ku buzima bwawe. Nubwo wayarose mu nzozi, wabyuka ukayabura, ariko bisobanuye ko tangira witoze kugenda nk'abanyamafaranga. Ya mafaranga warose, amwe warose uri mu nzozi, ayo ngayo warose uryamye, ayo warose usinziriye, igihe kirageze Imana ikayashyira mu biganza byawe. Bivuze ko uri umunyamugisha. Bivuze hari umugisha wawe Imana ifunguye, hari irembo ry'umugisha Imana ifunguye, hari bariyeri Imana ifunguye, hari inzira zawe Imana ifunguye. Ugiye kwakira umugisha wo gutunga amafaranga, ugiye kwakira umugisha wo gutunga, ugiye gutunga. Niko Imana yavuganye nawe, niko yakubwiye. Izo nzozi rero warose zigiye gusohora. Ayo mafaranga rero kuyabona, bivuze ngo Imana igiye gufungura amasoko, kuko amafaranga nubwo wabonye uyafite, ariko ntabwo azava mu kirere. Bisobanuye ko Imana igiye gufungura amasoko. Mu yandi magambo, Imana igiye gufungura amasoko y'amafaranga, Imana igiye gufungura amasoko y'umugisha, Imana igiye gufungura isoko y'akazi, Imana igiye gufungura isoko ya business, Imana igiye gufungura isoko ibyo ukora byose, Imana ibiha umugisha. Imana igiye gufungura isoko ibyawe byose bigire gute? Bigende neza. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo nicyo bivuze ku buzima bwawe, nicyo bisobanuye. Hanyuma rero twihuse cyane tujye no ku zindi nzozi. Ni ukuvuga ngo hari undi muntu warose arota mu buzima bwe, agiye kubona, ubona wambaye ikanzu y'ubukwe, ikanzu y'ubukwe. Warose wambaye ino kanzu y'ubukwe. Maze kuba urota wambaye ino kanzu y'ubukwe, ariko wibona
no mu ishusho ubona hari umuntu mwakoranye ubukwe. Imana itugirire neza. Ubona hari umuntu mwakoranye ubukwe, ni ukuvuga ngo wabonye wakoze ubukwe ariko ubona wabukoranye n'umuntu runaka. Ntabwo wibonye wambaye ikanzu wenyine ariko umugabo utamubona. Niba umugabo utaramubonaga byo bisobanuye ikindi. Kandi uyu munsi ndashaka gusobanura inzozi zivuga umugisha, icyo nagendeyeho. Ikindi gihe nzagaruka mbabwire iyo ubonye umugeni umukwe utamubona nabyo icyo bisobanuye. Kuko ngo wabonye wambaye ikanzu ariko ubona umukwe ntumubona, ariko wabonye wambaye ikanzu ariko ubona umukwe uramubona, nabyo nuko ngo bifite icyo bisobanuye. Icyo bisobanuye ni iki rero? Niba uri umukobwa ukaba utari wakoresha ubukwe, itegure igihe cyawe, birihuse ibyo ngibyo. Niba uri umukobwa ukaba utari wakoresha ubukwe, itegure igihe cyawe kirihuse. Imana y'amahoro yakwibutse. Ubukwe bwawe bugiye kuba byihuse. Ubukwe bwawe bugiye kuba byihuse, nicyo bisobanuye. Bisobanuye ko ubukwe bwawe ugiye kubukoresha vuba cyane. Mana yakwibutse, ubwo bukwe burihuse, Mana yagutabaye. Mu yandi magambo, iminyururu yose yari kuboshye yacitse. Iminyururu yose yari kuboshye yacitse. Iminyururu yari iziritse ubuzima bwawe, iminyururu yari iziritse ubukwe bwawe, iminyururu yari iziritse umugisha wawe, iyo minyururu yose yacitse, nicyo bisobanuye. Rero itegure kwinjira mu gihe cyawe, itegure kwinjira mu mahirwe yawe, itegure kwinjira mu gihe cyawe cyo gukoresha ubukwe. Watabawe n'Imana. Ni ukuvuga ngo izi nzozi warose zirasobanura igihe cy'umugisha ku buzima bwawe. Izi nzozi warose zirasobanura igihe cy'ubutabazi ku buzima bwawe. Watabawe, injira mu gihe cyawe. Watabawe, injira mu mahirwe yawe. Watabawe, injira mu munezero wawe. Watabawe, injira mu gihe cyawe cyo kubaka urugo mu izina rya Yesu. Kuko Imana yakwibutse, kuko Imana yakugarutseho, kuko Imana yakuvuzeho, kuko Imana yagutekerejeho. Watabawe. Ni ukuvuga ngo igihe cyawe cy'umugisha cyageze, igihe cyawe cyo gusohorezwa amasezerano cyageze, igihe cyawe cyo kunezerwa cyageze, igihe cyawe cy'amahoro cyageze. Imana yaguhaye umugisha kandi Imana yakugiriye neza. Rero itegure gushima Imana kandi itegure gusohokera mu mbyino z'abanezerewe. Itegure ibirori byawe byabaye. Ni ukuvuga ngo ntiwongere kwiheba, wikongera kwiganyira warose izo nzozi, ahubwo tangira winjire mu gihe cyawe cyo gusenga. Satani atakuriganya. Satani atakuriganya, igisubizo cyawe utakiriganywa kuko wakibwiwe. Injira mu gihe cyo gusenga, kubera yuko iyi Imana igeze igihe cyo gusohoreza abantu amasezerano. Akenshi aho ngaho niho Satani ariganiriza abantu. Mu masezerano hari inzozi abantu barota ntibaziteho, ukabisiga aho ngaho ngo buriya ngo wapi, ngo hari ngo nuko natekerezaga umugabo. Yes, ariko nubwo wamutekerezaga ariko wabonye ubukwe. Bivuze iki rero? Bive mu nzozi bijye mu bikorwa mu izina rya Yesu. Injira mu bihe byo kubisengera, injira mu bihe byo kubibera amaso. Izi nzozi nta kabuza zizasohora ku buzima bwawe. Hanyuma rero Imana ibampera umugisha, Imana ibagirire neza. Nari ndimo nsobanura zino nzozi zivuga umugisha. Igihe cyose urose zino nzozi biba bisobanuye ko igihe cy'umugisha kisohoye ku buzima bwawe. Igihe cyose uzibonyeho, igihe cyose uryamye ukabona zino nzozi, ukazibona ku buzima bwawe kandi ukabona ari wowe biriho, biba bisobanuye ko umugisha wawe igihe kigeze ngo uwakire. Izi nzozi rero zibere maso kandi ube mu gihe cyo kwishima. Ntiwongere kuzinga umunkanyari. Niba wararose zino nzozi, menya yuko umugisha wawe wicayemo, umugisha wawe wawugezemo. Imana yakwibutse, Imana yagutabaye. Tangira wishime, ube mu bihe byo gusenga, uve mu bihe byo kwiganyira. Imana iri mu ruhande rwawe. Reka nkubwire ngo Imana iguhe umugisha. Wowe warudukurikiranye, sharinga iri jambo ry'Imana, byibuza ryoherereza abantu 5. Wikwicara gusa, ryoherereza abantu 5. Ukibikora Imana iguha umugisha. Wowe utari wakora subscribe, yikore. Ukiyikora umugisha w'Imana kubeho. Kanda like, comment yawe ni ingenzi. Kuri comment niho tuzahera twongera tugasobanura inzozi muzaba mwashyize muri comment, nazo tuzaziheraho tuzisobanure.
Imana y'amahoro iguhereze umugisha, ikugirire neza. Shalom, shalom.